Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi b'amahoro mu muryango. Uyu munsi nabateguriye kandi ngiye kubagezaho umuvugo uvuga ngo mpisemo kuba inganzwa ngo amahoro aboneke. Ndacecetse si uko ntabasha kuvuga, si uko ukuri ntakuzi, si uko umutima wanjye udashya. Oya, ndacecetse kuko natinyutse kumenya ko amahoro yo mu rugo aruta intsinzi yo mu mpaka. Bambona nk'inganzwa bakambaza bati ese kuki wemera gutsindwa kandi uzi ukuri? Bakanseka bucece ngo uyu nta bwenge agira. Ariko sinabuze ubwenge, nabuze uwo nahitamo kurusha amahoro. Hari igihe nari intare mu magambo, ijwi ryanjye rikagonga inkuta, ukuri kakukubwira udaciye ku ruhande, intsinzi nkayirwanira nk'intambara y'ubuzima. Ariko nasanze intsinzi yo mu rugo idaturuka ku gutsinda undi, ituruka mu kumureka agatsinda, urugo rukaguma ruhagaze. Iyo mvuze nabi ni njye utsinda, ariko umutima wanjye ugakomereka. Iyo ndacecetse njyewe ndatsindwa, ariko urugo rwacu rukabaho. None se wahitamo iki? Intsinzi yanjye cyangwa amahoro yacu? Nahisemo amahoro, nahisemo kuba inganzwa. Si uko ntababara, oya ndababara cyane. Hari amagambo ankomanga ku mutima ashaka gusohoka nk'umuriro, ariko nkayafunga nk'inzu y'ikirere kibi. Hari igihe nshaka kuvuga nti uri mu makosa, ariko umutima ukanyibutsa uti uri kurengera iki? Ukuri kwawe cyangwa ejo hazaza h'urugo rwanyu? Maze nkongera ngaceceka. Bambwira ko ndi umunyantege, ariko umunyantege nke ninde? Uwiyaka umujinya akawushyira hanze, agasenya ibyo yubakaga imyaka ye yose, cyangwa uwumva uburibwe akabwihanganira kugira ngo ejo hatazaba ivu gusa. Nabaye inganzwa kugira ngo abana batamenya ko twarwanye. Nabaye inganzwa kugira ngo amajoro ataba intambara. Nabaye inganzwa kugira ngo urukundo ruticwa n'amagambo. Si uko ntazi ko wibeshye, ndabizi kandi nawe uzi ko mbizi, ariko hari ukuri gusenya kurusha ikinyoma cyubaka amahoro. Nahitamo gutwarwa nabi aho gutuma umutima wawe wuzura inzika. Nahitamo gutukwa aho gutuma ijambo ryanjye rikomeretsa ubuzima bwawe. Umunsi umwe uzabibona, uzareba inyuma ubone ko guceceka atari ubwoba, atari intege, ari urukundo rwambaye umusaraba. Uzabona ko iyo namenye gutsindwa ari njyewe ndimo gutsinda intambara. Uzamenya ko iyo nemeye gutsindwa ari njyewe uba urimo gutsinda intambara, atari intambara itagaragara, intambara yo kurinda urugo gusenyuka. Kuba inganzwa si ubujiji, ni ukwiyima, ni ukwicisha bugufi, ni ukwimenya, ni ukwemera kubabara uyu munsi kugira ngo ejo hazaza hazabe ubuzima. Inganzwa nyayo ntizi ukuri, igahisha mu mutima kubera amahoro y'uwo akunda. Nanjye nararize mu ibanga, nanjye narababaye ntavuze, nanjye numvise nshaka gusakuza isi yose ikanyuma. Ariko nahisemo kwibuka ko urugo rutakizwa n'uwatsinze, rukizwa n'uwemeye gutsindwa. Nimubone nk'inganzwa, muzamenya ko ndi umurinzi w'amahoro. Nimumbona ncecetse, muzamenya ko ndi
ndi kurwana intambara itagira induru, kuko hari gutsinda gusenya, hari no gutsindwa kubaka. Nanjye nahisemo kubaka, nahitamo kuba inganzwa kugira ngo amahoro aboneke aho aba, abone ababa. Nahitamo guceceka kugira ngo urukundo rutagira aho rucikira, kuko mu mutima wanjye amahoro y'urugo aruta ishema ryo kugaragara ko ndi ukuri. Ndi inganzwa mu maso y'abantu, ariko ndi umunyabwenge mu maso y'amahoro. Ndabasuhuje cyane kandi mbifurije kugubwa neza, nshuti bakunzi b'amahoro mu muryango. Nizere neza rero ko iki kivugo cy'abagabo benshi b'iyi minsi nawe ucyumvise, baragira bati mpisemo kuba inganzwa ngo amahoro aboneke.